baramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi bifuriza icyumweru cyiza n'umugoroba mwiza. Muri kumwe na Bishop Seburikoko Celestine ukunze kubana namwe mu kiganiro icyaguhesha amahoro gitegurwa n'abashumba b'itorero rya misiyoni y'abaruteri muri Afrika. Nanjye ndi muri abo ngabo. Ndushijeho no kubashimira cyane abo dukunze kuganira nyuma y'ibiganiro kuri radio, tukaganira, tugasengeranira, tugahana inama, tukungurana ubwenge gukomeza kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Rero nyuma ibihe tumazemo, yaba ari Pasika, yaba ari icyumweru cy'icyunamo, turashimira Imana ko twongeye guhura kandi turi bazima kandi dukomezwa n'ijambo ry'Imana. Ndakwifuriza kugendana na Yesu wazutse ngo twibuka kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Mana, turagushimira mu izina rya Yesu Kristo kubw'uyu mugoroba w'umugisha wongeye kuduha, aho duhumuriza n'ijambo ryawe no kudukomeza, aho duha inama n'ubwenge uko dukwiriye kubaho muri iyi si dufite umunezero. Ibidutwara amahoro biba byinshi, ibitubuza umudendezo mu mitima biba byinshi, ibitubuza umunezero muri iyi si ni byinshi. Ntabwo tugushimira Yesu Kristo kuko udukomeza, iyo tugendanye nawe tunezezwa nawe kandi tugakoreshwa nawe imirimo ikwiriye abizera. Mu izina rya Yesu Kristo ndabangamira gukora kwa Satani ku buryo butandukanye, gutuma indwara zitubata tukabura umudendezo n'amahoro guhimbaza umwami wacu Yesu Kristo. Ibibazo byo mu ngo no mu buzima busanzwe ndetse no mu kazi gatandukanye, yaba ari mu biro byo bikorera, yaba ari mu biro bya leta, yaba ari mu mirimo itandukanye y'amaboko n'izindi nzego z'iyi si twagiragiza amahirwe yo kuba muri zo. Mu izina rya Yesu Kristo ndabangamira imirimo ipfuye Satani ajya atwereka ko ntacyo turicyo ntacyo tumaze. Ndakwinjiza kugira ngo duhe amahirwe yo kwimba ko turimo tugendana nawe tutari twenyine. Mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amina. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 13 umurongo wa mbere, Yesu yaravuze ati, Yohana yaranditse avuga amagambo ya Yesu ati, umunsi wa Pasika utarasohora, Yesu amenye yuko igihe cye gisohoye cyo kuva mu isi agasubira kuri se. Urukundo yakunze abari mu isi nirwo yakomeje kubakunda kugeza imperuka. Hanyuma nanone Yohana arongera arandika mu gice cya 8 umurongo wa 31 n'uwa 32 ubutumwa bwiza bwa Yohana. Hano mu gice cya 13 avuze ko yakomeje kudukunda kugeza no kumperuka. Naho Yohana igice cya 8:31 haravuga ati, nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Naho Paulo yandikira Abakolosayi igice cyaho cya 3 nawe avuga aya magambo y'ubwenge abwira Abakolosayi ati, Abakolosayi igice cya 3 turasoma iriya mirongo mikeya ibanza. Wibuke ko uyu munsi nkwifuriza kugendana na Yesu wazutse. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri mu ijuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari wo bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekanwe nawe
muri mu bwiza. Gendana na Yesu wazutse. Tujya tugira inshuti nyinshi muri iyi si, ndetse ikindi gihe tugira n'abakozi dukorana nabo. Hari igihe duhura n'intambara n'ibibazo mu bo twagendanye nabo, ariko kugendana na Yesu wazutse bifite amahirwe yabyo. Nicyo ushaka kukubwira kuri uyu mugoroba. Umwaka umwe mu myaka yashize nagiye mu mahugurwa njyana n'abandi bantu bandi bagenzi banjye. Ntabwo twakoreraga itorero icyo gihe, twari mu muryango uharanira amahoro. Njye ngira amahirwe yo gukorana nawo no gutanga ibiganiro muri wo. Nuko tujya mu mahugurwa muri Nyamagabe. Mu mujyi wa Nyamagabe tugira n'itsinda ry'abantu batari benshi, twagira ngo twari 4. Tuva i Kigali ku biro by'umuryango, baduha amafaranga y'amahugurwa twagomba kumarayo niba ntibagera iminsi 3 cyangwa 4. Umwe muri twe arayahabwa, turagenda. Tugeze ku mugoroba twatangira amahugurwa, wa wundi wari ufite amafaranga aratubwira ngo amafaranga y'amahugurwa y'iminsi 3 y'abantu ngira ngo 30, ntabwo ari make icyo gihe. N'iminsi ishize n'ubaragiraga hafi 500. Arangije aratubwira ngo ya mafaranga barayamwibye. Turangije tugira ikibazo. Icya mbere turi muri hoteli y'abandi. Icya kabiri abantu bamaze kuhagera tugomba guhugura. None amafaranga tugomba kwishyura hoteli, yaba twebwe ubwacu yaba ari abandi baza mu mahugurwa, n'amafaranga y'ingendo zabo arabuze. Aburiye he? Ntabwo navuga ngo yaburiye muri basi, nta nubwo navuga ngo yaburiye muri hoteli kuko twari tutaraharara. Yaburiye muri twebwe, ya gurupe twagendanye duturutse mu matora atandukanye, tugiye guhugura abantu baturutse matora atandukanye, tugiye gukangurira abanyarwanda byo kubana mu mahoro. Dore ko aho kubana mu mahoro ahubwo umuntu ahora yifuriza mugenzi we gupfa nabi, tukaricana, tukagira n'amagambo menshi akakaye akomeretsa, tugasubiza abantu mu bikomere, tugasubiza abantu mu ntambara no mu bibazo, aho kugira ngo abantu batere urutambwe rw'ubuzima. Nuko turi muri uwo murimo mwiza wo gukomeza abanyarwanda, gukomeza bene data mu kwizera kwabo, no gukomeza urugendo mu buzima, kuko nubwo twahura n'ibibazo n'intambara ariko ubuzima burakomeza. Amafaranga arabura, kandi aburira muri twebwe, kandi twari twagendanye, kandi tuziranye. Nubwo twari twaturutse amatora atandukanye, twari tuziranye, kuko natwe ubwacu twari twabanje guhugurwa bitwigishaga, twari twarabihuguriwe. Ariko twebwe ubwacu muri twebwe amafaranga aburiramo. Ntabwo nshaka kuvuga uko twakemuye ikibazo, ntabwo nshaka kuvuga ingaruka zaje nyuma y'aho ngaho. Ndashatse kukubwira yuko ushobora kugendana n'umuntu ndetse mufite ibyo muhuriyeho kandi bikomeye kandi bibubakira ubuzima n'akazi, ukibaza ngo muri kumwe murafatanije, ariko muhacunganwa n'inyungu ze. Ukibaza ngo ugendanye n'umuntu w'umwizerwa akaguhemukira. Abantu bubaha abandi ndetse bakanabizera, ahubwo ndashaka kukubwira ko abantu atarabizerwa, abantu barahemuka, abantu barahinduka, ingeso zirahindagurika. Ariko hari umuntu umwe udahinduka, witwa umwami wacu Yesu Kristo. Uko yabaye, uko yatangiye umurimo, uko yawushoje, niko byagenze. Niwe wenyine amateka tubwira ko yatangiye neza asoza neza. Kugendana na Yesu wazutse bitandukanye kugendana n'umugore, bitandukanye kugendana n'umugabo, bitandukanye kugendana n'umuvandimwe, bitandukanye kugendana n'inshuti, bitandukanye kugendana n'umuntu mukorana. Nkuhaye urugero rufatika yuko umwe muri twebwe yaduhemukiye, umwe muri twebwe
adutesha agaciro iyo twakoraga byose bita agaciro, dutangira gutekereza ubundi buryo bwo gushaka amafaranga kugira ngo amahugurwa akome. Abantu barahinduka rero, nubwo waba umwizera gute ariko abantu barahinduka. Ariko Yesu nkubwira ngo kugendana nawe ni amahirwe, kugendana nawe ni umunezero, we ntabwo ahinduka. Igice cya 13 Yohana yandika inkuru za Yesu, yaravuze ngo urukundo niko rwamusunikaga, urukundo niko rwamukoreshaga, kandi urwo rukundo yatangiranye narwo avuka, akomezanya narwo akora imirimo ye muri iyi si, akomezanya narwo ari ku musaraba, akomezanya narwo azutse, yiyereka intumwa, azikomeza, azihanganisha, azereka uko yakunze isi, icyamuzanye muri iyi si yarayikunze, akunda twebwe twese, abana natwe, kandi ngo yakomeje atyo kugeza igihe yazukiye agasubira mu ijuru, yakomeje atyo adukunze. Ariko abandi bose usubije amaso inyuma wasanga uwaguhemukiye ari wa wundi watekerezaga ko ari inshuti magara. Usubije amaso inyuma wasanga uwagukoreye cyakubabaje, ukaba ufite igikomere ku mutima cyanze gukira kuri uyu munsi wa none, nuko yagutunguye ari umutari utegerejemo ikibi akakigukorera wari umutazemo icyiza. Usubije amaso inyuma wasanga ibikomere ufite, imibabaro ufite, agahinda ufite utarabitewe n'umwanzi, uwabonaga ko ari umwanzi, uwabona ko ari umuturanyi, uwabona ko ari inshuti, uwabona ko ari umuvandimwe, uwabona ko ari umurokore mugenzi wawe, wagaragaza ko musengana, wagaragaza ko musangiye ibyiza, uwo ni waguhemukiye, niwe ufite igikomere kidashobora gukira byoroshye, kuko uwakagukirije niwe waguteye ikibazo. Ndabizi ko ufite ibikomere byinshi, ndabizi ko ufite intambara nyinshi n'uyu munsi wa none, ndabizi ko ufite ibitekerezo bikugoye n'uyu munsi wa none, ariko birakomoka ku muntu wari uteze nk'icyiza akagukorera ikibi. Umuntu wari uteze ko muzagenda urugendo mukarusoza akagutaba mu nama. Umuntu wakubwiye ngo ndagukunda, nyuma akakwereka ko kugukunda atari byo. Ariko Yesu urukundo yakunze isi, urukundo yadukunze twebwe, yarutangiye narwo kwimwivuka ryaza muri iyi si, ararukomeza kugeza igihe yagiriye ku musaraba ku bwacu. Yohana aravuga ati nugira amahirwe yo kumenya neza uwo nguwo, ukamwumva neza, ukamumenya neza, ukamwizera, ufite amahirwe y'umunezero abantu muri iyi si batapfa kubona. Yohana abivuga neza muri kiriya gice cya 8 tumaze gusoma, aravuga ati nuko nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Reka twitondere no magambo Yohana yanditse kuri Yesu. Nimuguma mu ijambo ryanjye. Kugendana na Yesu ni ukuguma mu ijambo yavuze, ni ukuguma mu magambo dusoma yandikishwe n'imbaraga z'umwuka wera. Imana ikoresheje ababanye na Yesu, Imana ikoresheje ababitse amagambo meza y'ababanye na Yesu bababwiye. Ayo magambo arandikwa mu gitabo cyiza twita Bibiliya. Umuntu wese ushaka gukura muri politike asoma ibitabo bya politike, agakurikirana amakuru ya politiki umunsi ku wundi, akakubwira abaperezida b'ibihugu bitandukanye, akakubwira ibyabaye ku isi umunsi ku wundi, kuko yasomye ibitabo byabo, yakurikiranye amakuru, yasomye ibinyamateka bitandukanye, amakuru arayafite kandi arayazi, ntashobora gucikwaho n'inkuru.
uwo yitwa umunyapolitike mwiza, ariko hari ibimugira umunyapolitike n'ibimugira mwiza kuba adasigwa n'igihe azi ibyo bintu uko bimeze. Yesu yaravuze ngo nitwitondera ijambo rye. Abantu benshi bazi kumva bavuga butumwa, nkawe uri mu ntega amatwi kuri uyu mugoroba. Abantu benshi bifuza babasengera nk'uko nawe uyu munsi urimo umbwire ngo ningusengere. Abantu benshi bifuza babasura nk'uko nawe ushobora kumwe tuzahure tuganire uko bamwe bajya babigenza. Ibyo byose ni byiza, ariko hari ikiza kirenze ibyo. Umukristo ntakwiriye kuba umukristo kuko yumvise umuvugabutumwa mwiza. Umukristo ntakwiriye kuba umukristo kuko yagize umuntu umwita akamusengera. Umukristo ntakwiriye kuba umukristo kubera yuko yagiye ahantu hatandukanye aho abantu bavuga ijambo ry'Imana. Umukristo aba umukristo kuko ageze ku rufatiro rwo kugira Bibiliya ubwe, akayisoma ubwe, akumva icyo Imana ivugana nawe ubwe, atarindiriye kumva iby'Imana yavuganye n'abandi ngo baze bamubwire. Ahubwo wowe ukwiriye gusoma ijambo ry'Imana, Imana ikavugana nawe. Wenda abantu b'Imana icyo bagufasha ni ukukuyobora neza kumenya uburyo wasomye Bibiliya. Bamwe bakoresha umusomyi, abandi bakoresha gusoma igice bakakirangiza mu buryo butandukanye. Wenda waba ukeneye icyo kugira umuntu akuyobore agufashe umenye ibyo ukwiriye gusoma mu gihe urimwo kugira ngo ubashe gukura. Ariko niba ushaka gukomezwa n'iby'abandi, ntabwo ushobora kugendana na Yesu. Wagendana n'uwo wagusengeye, wagendana n'uwo kugira ijambo ry'Imana, wagendana n'uwo kandi abo barahinduka. Uyu munsi akubwira ibyiza, ejo akakubwira ibibi, cyangwa atabibwira we akabibwira undi. Ibyo yari umwizeyeho ugasanga byahindutse. Ubundi kwizera umuntu ku rwego rwo hejuru ntabwo ari ubukristo. Ubukristo ni ukubana n'abantu, ariko ukamenya n'abantu uko bameze. Twe twizera Kristo wabambwe, Yesu muzima wazutse, agaduha kubana n'abantu bose amahoro, ariko ntabwo twubaka ku bantu. Iyo wubatse ku bantu bakagutenguha, bigutere ibibazo, bigutera intambara. Ugashaka wabyendura umuhungu, ugafiyansa umukobwa, mukagendana urugendo rw'umwaka wose, mukagendana urugendo rw'umwaka wa kabiri, nkaho mwakageze igihe cyo gusezerana, cyo kujya aho mu bigaragaza uko mwakundanye. Umuhungu ukumva bivuyemo, telefoni yayivanyeho, ntiyongere kukuvugisha nk'uko yakuvugishaga, cyangwa umukobwa ukumva ntabwo yavanyeho telefoni gusa ahakwandikira message ati guhera uyu munsi yewe nawe turatandukanye. Mwaragendanye imyaka 2 waramwubatsemo. Hari n'abandi bari hano amafaranga, akamurihira amafaranga, akamwigisha ngo nurangiza segonderi cyangwa nurangiza kaminuza tuzahita dushakana. Yarangiza akaba amaze kubona abandi, yakundanye n'abandi akigendera. Nuko abantu bamera. Niyo mwamubana mu rugo ari umugabo n'umugore, abantu barahindagurika, ariko Yesu ntahinduka. Niyo mpamvu nkubwira ngo Yesu byo yavuze bifite ireme, bifite uburemere bwabyo, kuko yaravuze ngo nimuguma mu ijambo ryanjye. Abo yabwiraga gutya nabo yigishije imyaka 3, ijambo rye bari barizi, ryajyanaga n'ibikorwa. Yavuga amagambo akayashyikiza imirimo myiza, akayakomeresha imirimo ikomeye n'ibitangaza, akayakomeresha kubona abantu bahinduka ku bw'ayo magambo, kuko ari amagambo agera ku mitima, agakiza, akabohora, akarokora. Uwumvise Yesu ntabwo yatashye uko yaje. Niwe wakwibuka inkuru za Zakayo, ntabwo Yesu yageze kwa Zakayo ngo maze nageraho Zakayo asigara ari wa wundi, agakiza kageze kwa Zakayo. Niyo wakwibuka agira bukwe wa Simoni Petero, Yesu ahageze ngarwaye ubuganga afite malaria ihitirangira, munyirabukwe wa Petero atangira guteka no kubagaburira no kubitaho. Aho Yesu yageraga ibibazo byararangiraga. Niyo wakwibuka ubukwe bw'Ikana y'i Galilaya, Yesu yatashye ubukwe bw'Ikana y'i Galilaya, maze divayi ikabashirana. Yesu yarangije ikibazo, amazi ahinduka divayi, abantu baranywa. Aha bagiraga bashonje, imigati yabonekaga bakarya n'amafi. Aho Yesu yageraga ikibazo cyarakemukaga.
Yesu rero abwira intumwa zaravuga tumva imyaka twagendanye namwe, imyaka twabanye namwe, amagambo yanjye mwarayumvise, akenshi yajyanaga n'ibikorwa, imirimo ikomeye n'ibitangaza, mwarayiyumviye, muzi ubwenge, amwe yabitswe mu mitima yanyu uko umwuka wera ari we ubikora, ari yabitswe mu bwenge bwanyu, bakabandi mwarize, abandi yabitswe mu kwibuka mu buryo butangaje. Ayo magambo ayo nababwiye, iyi myaka 3 yose ngendana namwe, ayo magambo nababwiye nimuyagumamo ayo magambo, muzaba bigishwa nyakuri. Mu yandi magambo, muzahora munyigiraho, muzahora mutubatse ku byanyu, muzubaka kuri jye no ku magambo nabasigiye, kandi ntabwo muzahindagurika, nyakuri, muzaba abukuri, muzaba muri abanjye koko, mutagizwe abanjye n'iyi si, mugizwe abanjye n'amagambo yanjye mwumvise nababwiye, akaba muri mwebwe. Mu yandi magambo, nkabana namwe mu buryo bw'ijambo nababwiye, mukagendana nanjye. Bibiliya iratubwira ngo nibibabera bityo, iryo jambo iryo, kandi wibuke ko Yesu yavuze ati mbere na mbere habayeho jambo, niko Yohana atangira ubutumwa bwe bwiza. Mbere na mbere habayeho jambo, kandi uwo ni we Yesu, uwo wicaranye n'Imana. Nimumenye ijambo, nimumenye njyewe, mukaguma mu ijambo, mukaguma muri jyewe Yesu, muzamenya ukuri. Yesu yaravuze ngo nigiye ukuri, muzamenya ukuri, kandi Yesu niwe kuri, nijye nzira, nijye kuri, nijye bugingo, niko Yesu yivugiye. Nijye nzira, nijye kuri, nijye bugingo. Nimuguma mu ijambo muzamenya ukuri. Ukuri kuwe muzamenya Yesu. Yesu meze gute? Muzamenya Imana. Nimumenya Imana, bizababatura, bizabavana mu gutekereza abantu, bizabavana mu gutekereza iyi si, bizabavana mu kubaka ku kindi kintu icyo ari cyo cyose muri iyi si. Muzubaka kuri we, kandi we uko yatangiye niko azakomeza, niko yakomeje akiri mu mubiri, niko azakomezana n'ubu kubana natwe. Nituguma mu ijambo, tuzahora twigira kuri Yesu, kandi Yesu ari we kuri. Nitumumenya neza, azatubatura. Kumumenya neza ibyo bizatubatura, bizatugeza mu rwego rw'ubuzima. Tuzasenga mu buryo butandukanye, niko yabwiye wa mugore yahuriye nawe ku iriba w'umusamariyakazi mu gice cya 4 cya Yohana. Yaramubwiye ati icyo gihe abantu bamenye ijambo ryanjye, nibamenya njyewe, nibamenya ko ari kuri, ukuri ukaba muri bo, uko kuri ari we jyewe Yesu Kristo, kuzababatura, nzababatura. Icyo gihe ntabwo muzatekereza ngo ndasengera ku musozi wa Gerizimu, niho abasamariya basengeraga, cyangwa ndasengera i Yerusalemu, aho abayuda basengeraga. Abayuda b'amajyaruguru bavangavanze bakitwa abasamariya n'abandi, ariko hari abayuda b'i Yerusalemu basengera i Yerusalemu. Icyo gihe ntabwo ikibazo kizaba ari aho umuntu yasengeye, Gerizimu cyangwa Yerusalemu. Icyo gihe abantu bose bazaba bari mu ijambo ryanjye, bamenye uko kuri kwanjye, bamenye jyewe umwami n'umukiza, bazasenga mu kuri. Mu yandi magambo, bazasenga muri Yesu bwe. Hanyuma nibasenga mu kuri, basenga no mu mwuka. Ni umwuka w'Uwiteka uzabayobora. Abantu bibaza ko gusenga mu kuri no mu mwuka
ari uburyo wahimba, uburyo wakwigana, uburyo bw'itorero runaka. Oya, umuntu wese ijambo rizicara muri we yamenye Yesu ari we jambo, yamenye Yesu ari we kuri, azaba batutse, azaba abohotse. Mu yandi magambo, muri we azaba afitemo imbaraga zitarize, arizo mbaraga z'umwuka wera. Icyo gihe azasenga mu izina rya Yesu mu kuri, azasenga mu mbaraga z'umwuka wera, ntabwo ari mu mbaraga ze, ntabwo ari mu marangamutima ye, ntabwo ari mu mateka yumvise n'iby'abandi, ntabwo azasenga uko abantu bamubwiye, ntabwo azasenga uko abantu bamuyoboye. Kera tukiri abasore batoya, tukimara gukizwa dufite inyota y'ijambo ry'Imana, umukobwa umwe yaratwigisha aratubwira ati jyewe mwebwe ntabwo mwagize amahirwe yo kugera ahantu abantu basenga mu mwuka, ati ndashaka kubigisha ukuntu umuntu yasenga mu mwuka. Atangira kutwigisha ukuntu umuntu yasenga mu mwuka, atangira kutwigisha ati wowe uvuga gutya, nawe uvuga gutya, mufuke muzamura amaboko, mujye muvuga mutya, mwuzure imbaraga z'umwuka wera, muvuge mu ndimi. Adutoza. Uwamenye Yesu Kristo n'ijambo rye ntatozwa ibyo, ahubwo umwuka muhibye, kandi ugasenga unezerewe, kandi ukanezerwa n'ibyo Yesu yakoze, kandi ukanezerwa n'ibitangaza Yesu arimo gukora mu bugingo. Uwo munezero ugera mu bugingo imbere, uwo munezero ab'inyuma batapfa kubona, gusa akari ku mutima ngo gasesagara ku munwa. Ariko ibirenze ibyo ni ibanga ryo ku mutima riba muri wowe, bitewe n'ukuri wamenye, bitewe na Yesu wamenye, bitewe n'ijambo wamenye ari we Yesu Kristo. Hari abantu benshi ari abakristo bakaba batazi Kristo. Hari abantu benshi bajya mu nsengero zitandukanye ariko batari bamenya Kristo. Kristo ntabwo yaje gutangiza amatorero. Kristo ntabwo yaje gutangiza idini. Kristo yaje kugira ngo ubutumwa bwiza bubohora, ukuri we ubwe, ukuri kube muri twebwe. Twitwa aba Kristo kuko turabe, ntabwo turabe itorero runaka. Umubyeyi abyara abana 5 b'abahungu n'abakobwa 5, buri wese akajya kubaka urugo, ariko bari abakanaka. Tuba amatorero atandukanye ko turaba Kristo. Ariko usanga abantu barubatse ku matorero yabo kurenza kubaka kuri Kristo. Usanga abantu barubatse ku bandi kurenza kubaka kuri Kristo. Usanga abantu barubatse ku muvuga butumwa nkanjye kurenza kubaka muri Kristo. N'ububaka kuri jewe cyangwa kubaka kuri kanaka, uwarahinduka. Uwo ni umuntu ejo yanakwimuka ntongere kumwumva, ejo yanapfa akagutanga kujya mu ijuru. Ariko kugendana na Yesu, agendana nawe kuva ukimumenya, utari wanamumenya bari kumwe nawe, akagendana nawe mu buzima bwawe bwose, wowe ukarangiza ubuzima bwo muri iyi si, ukazajya aho yagiye ukamusangayo, akakwakira, ukaruhuka ubuzima bwo muri iyi si. Numenya ibyo, numenya iryo banga, uzabohoka. Numenya iryo banga, uzakira. Numenya iryo banga, uzagira umunezero. Numenya iryo banga, uzishimira kuba muri iyi si. Ntabwo uzavuga ngo muri iyi si ndaharuye, uzavuga ngo muri iyi si bafite umunezero, kuko umunezero ari we Yesu Kristo ari muri njyewe. Kubera izo mbaraga mfite muri we, zimpa gusuzugura iby'iyi si, nkabisuzuguza umusaraba na Kristo wambambiwe akananzukira. Namara kubisuzuguza ubwo bwiza bwo muri Yesu Kristo, iyi si nkayibona nkaho nta kimbwiye. Icyo mfite kineza muri yo nuko Yesu agendana nanjye. Ndakwifuriza kugendana na Yesu wazutse. Yesu rero uko kuri, muzamenye ukuri, kandi ukuri kuzababatura. Iyo twamenye umwami wacu Yesu Kristo, amahoro tubonera muri we, uburyohe tubonera muri we, ijambo rye rihora ritubwira icyo tugombye kuba cyo, ritwereka isi uko imeze, ariko ritwereka n'uko isi twayitwaramo, ritwereka ibyaduha umunezero, ninatwereka ibidutwara umunezero, n'uburyo tugaruka mu mwanya wacu tugakomeza umunezero wacu muri Yesu Kristo. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Umunezero wacu bitwarwa na byinshi, ariko ugaruka mu mwanya wawo,
kubera Kristo tugarurira umunezero imbaraga z'umwuka wera. Yavuze ko azabana natwe, n'ubu ari kumwe natwe, ntumubonesha amaso, ari kumwe natwe mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu muri iyi minsi akorana natwe mu mbaraga z'umwuka wera. Ariko ijambo ry'Imana, hari abantu bashaka kugira imbaraga muri Kristo bataramenya Kristo ubwe. Ntabwo wamenya uburyohe no gukomera kwa Kristo utari wakira Kristo, utari wamenya Kristo, utari wizera Kristo, cyangwa waramwumvise ukanamwemera ariko ntugendane nawe, ntukomere mu ijambo rye, ntukomere mu kwizera kwe, ntubone ibitangaza bye. Kuko ibitangaza bihari umunsi ku wundi. Hari abashaka ibitangaza by'abapfuye ngo bakazuka. Ndashaka kubwira ko umunsi umwe wongere uyu munsi ni igitangaza, kuko hari abatawubonye, hari abawifuje ariko ntabwo babashije kuwubona. Mu cyumweru gishize aho twatekereza ku byerekeye ibyatubayeho mu Rwanda, jenoside yakorewe abatutsi, twagiye twumva ubuhamya butandukanye. Hari abapfuye bakazuka, hari abahambwe ikuzimu bajugunywayo ariko bavanwayo no kugirirwa neza kw'Imana yacu babaho. Abandi barashira ugasanga umuntu asigaye ari umwe, abandi bose bashize. Uyu munsi kuba uriho ni igitangaza, kuba uri muzima ni igitangaza, haba niyo waba urwaye ni igitangaza. Kuko tuba mu bitangaza umunsi ku wundi. Gusa ntabwo tugira amaso abireba. Ukumye mu ijambo ugakomera mu ijambo, wajya ubona ibitangaza umunsi ku wundi, wajya urushaho gukunda Imana umunsi ku wundi, wajya uhimbaza Yesu Kristo umunsi ku wundi, wakora ibyo abantu badakora umunsi ku wundi, kubera ko abantu bakora ibyo barebeye ku bandi. Ariko wowe wizera umwami wacu Yesu Kristo, nugendana na Yesu wazutse, uzakora ibyo Yesu yazutse akorera muri wowe. Ntabwo ari ibyo abantu bakubwiye, ntabwo ari ibyo abantu bakubwirije, ahubwo nibyo Yesu yaguhaye amahirwe yo gukora kuko mu ijambo rye. Iyo twabatutse dukora iby'umunezero, iyo twabatutse dukora iby'abari mu mudendezo, iyo twabatutse dukora tubwirijwe n'Imana, tugahabwa n'imbaraga nawe. Kubera iki ibyo ngibyo byirema? Pawulo yanditse neza abwira abikorosayi atumva, nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo kubwo kumwizera, mukaba mwarapfanye nawe kubw'ibyaha, mukazukana nawe kubwo gukiranuka gutangwa n'umwami wacu Yesu Kristo, nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari, yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima kubiri hejuru atari kubiri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekanwe nawe muri mu bwiza. Hari amagambo akomeye hano Pawulo yabwiye abakorosayi. Icyambere avuga ati mwarazutse, mwari abapfu mupfiriye mu byaha, mwari abapfu mutekereza iby'iyi si yuzuye ibipfa gusa. Iyi si yuzuye ibipfa, ntabwo iyi si yuzuye ibizahoraho. Iyi si ibyo tubona ntabwo byo tubona mu minsi iri imbere. Iyi si irahindagurika. Twatekereza ku bipfa, twatekereza ku bihinduka, none twarahindutse dutekereza Kristo wapfuye akazuka. Bibiliya ikatubwira rero ngo niyo mwarazuranywe nawe ntimukiri abapfu, muri bazima. Niba mukiri muri bazima rero hari icyo mugomye kuba cyo, hari icyo mugomye gukora. Bibiliya yatubwiye ngo mushake. Hepfo yavuze ngo imitima yanyu ihore. Umva, hari ugushaka, hari no guhoza umutima. Hahandi ubugingo bwacu buri. Ntabwo ubugingo bwacu buri muri iyi si, ntabwo ubugingo bwacu buri ibiri muri iyi si nibyo turimo bitunga imibiri yacu, ariko ntabwo bitunga ubugingo bwacu. Ariko hari ibyo tunywa, hari ibyo twiga, hari ibyo dusogongera, hari ibyo tubamwo bitunga ubugingo bwacu. Hari ibitunga umubiri, hari ibitunga n'ubugingo. Ibitunga ubugingo, ibyo nibyo niyo nkubwira ngo twazuranywe na Kristo ubugingo bwacu, twahishanywe na Kristo kubwo kuzuka kwe no kumwizera kwacu. Ubugingo bwacu buhishanywe n'ubugingo bwe. Turi bazima, nubwo twavuga ngo tuzapfa, ntabwo twe tuzapfa, tuzahinduka tubane na Kristo umwami wacu. Kumenya ibyo birabatura, kumenya ibyo biranezeza, bituma iyo ugendana na Yesu unezerewe. Icyambere umenya ko wazuranywe nawe, yarapfuye arazuka, ni muzima kuko yazutse ku bwanjye. Bibiliya yatubwiye ngo yakunze jyewe kuva mbere kugeza kuzuka kwe, kugeza agiye mu ijuru. Kuko yankunze
Jyewe nanjye nazuranywe nawe mu kumwizera, ndi muzima, ndatekerezaho ari. Biratubwiye ngo yicaye iburyo bw'Imana Data wa twese mu ijuru. Ntekerezaho. Iyo utekereje aho rero, biratubwiye ngo umutima wawe uhora aho ngaho. Umutima wawe uhora aho ngaho. Amaso y'umubiri areba ibyo muri iyi si, ariko amaso y'ubugingo, amaso twabona Yesu Kristo, areba ibiri mu ijuru. Iyo kwizera kwanjye na amaso yanjye akura ibyo mu ijuru akabizana muri iyi si, ibyo mu ijuru bimira ibyo muri iyi si. Igihe abandi barira, igihe abandi baboroga, igihe abandi bacitse intege, igihe abandi bihebye, njye nkakomezwa nuko ngendana na Yesu wazutse. Kugendana na Yesu wazutse. Ntabwo wagendana nawe utekereza ko Yesu atari kumwe nawe. Ibuka ko Pawulo arababwira Abakolosayi tumva Yesu yarazuka kandi twazukanye nawe. Ko twazukanywe nawe, kubera ko twazukanye nawe, duhora twifuza igihe kimwe kuzabana nawe. Mujye mushaka ibiri mu ijuru aho Kristo ari, kugira ngo ngendane nawe. Nuko hari ukwizera kwanjye, hari amaso yanjye yo mu mwuka mukurura, nkamubona yazutse, ariko nkamubona ariho, nkamubona agendana nanjye, ambwira ati mwana wanjye, ambwira ati humura, ambwira ati komera, ambwira ati ndi kumwe nawe, ambwira ati ntabwo uri wenyine. Hanyuma umutima wanjye ugahora aho ngaho. Aho igihe abandi imitima yabo n'imbaraga zabo n'ubwenge bwabo bihora kuri muri iyi si gusa, iby'isi ndabireba nk'uri muri iyi si, ariko umutima wanjye ntuhora muri iby'iyi si. Uhora mu ijambo rya Kristo ari we kuri, uhora mu gukomera kwa Kristo no kuzuka kwe. Icyo gihe mbona ijuru rikingutse nubwo naba nkiri muri iyi si. Nigeze guha ubuhamya abakristo bagenzi banyu umunsi umwe, ndababwira ngo ndibuka umunsi umwe mpagaze imbere y'abakristo, ndababwira ngo mbonye ijuru rikingutse. Uyu munsi sinshidikanya iby'ijuru, mbonye ijuru rikingutse, mbonye umwana w'Imana ari muzima. Uwo munsi nibwo mvuga ngo naririmba ya ndirimbo ngo umunsi mwiza nibuka. Umunsi mwiza nibuka, ntabwo nshidikanya ku by'ijuru, ntabwo nshidikanya ku bwa Yesu Kristo, kuko umunsi nkirizwamo maze kwijera ijambo rye, nagize amahirwe yo kubona iyo foto y'ijuru, nyibona ndi muri iyi si. Ubwo bwiza mpora mbutekereza, ubwo bwiza mpora mwifuza, ubwo bwiza mpora nifuza kubugenderamo, ubwo bwiza bumpatira kwihana, ubwo bwiza bumpatira gukumbura, ubwo bwiza bumpatira kutaheranwa n'iyi si, ubwo bwiza butuma nsuzugura iby'iyi si. Nubwo waba ukomeye gute, nubwo haba hari ibikomeye gute, nubwo hari ibitera ubwoba bya gute, ubwo bwiza bundutira ibyo byose. Nkabona Yesu wanzukiye, nkabona Yesu ugendana nanjye, abandi bose barahindagurika. Nabo nizeraga, n'abari bakomeye, n'abamfashije, n'abampaye akazi, hari abampemukiye, ariko Yesu ntiyigeze ampemukira. Yesu watangiranye nanjye urugendo kuva igihe namwizeraga, n'uyu munsi ntabwo arampemukira. Njye nagiye nkajya kure ye, ariko wangaruzi neza ye. Ariko inshuti zanjye kuva nkiri umusore, kuva nkiri muto, aho ngeze muri iyi myaka, nabonye abahindaguritse, nabonye abakoze ibidakorwa, nabonye abambwiye amagambo ntizeraga ko bakayambwiye, nabonye ibyo bankoreye ntakizera ko bakabinkoreye, ariko Yesu ankorera byiza ku munsi ku wundi. N'uyu munsi ndacyabihamya, Yesu ni muzima. Kugendana nawe bitanga amahoro, kugira nawe bitanga umunezero. Kumenya ibyo ngibyo biranezeza, birabohora, birakomeza, byongera ibibiro, byongera umubyibuho. Niko umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo kwizera kwa bene gutyo ngo kongera umubyibuho mu mibiri yacu. Oh, haleluya, haleluya. Mwene data mu izina rya Yesu Kristo, ndabizi ko ikikwimya amahoro nuko wahemukiwe n'utaka guhemukiye. Ndabizi ko ikikwimya amahoro nuko utabona muri iyi si byo wakabonye kandi ubikeneye. Ndabizi ko ikikwimya amahoro muri iyi si nuko urwaye kandi wifuza kuri muzima. Ndabizi ko muri iyi si kikubujije amahoro nuko ufite diploma kandi nta kazi ufite. Ndabizi ko ikikwimya amahoro muri iyi si nuko ufite imyaka yo gushaka nta mugabo ufite cyangwa nta mugore ufite. Ndabizi ko ikikwimya amahoro muri iyi si nuko ufite umugabo cyangwa umugore ariko nta mwana ufite. Ndabizi ko ikikwimya amahoro nuko era gupfusha. Ndabizi ko ikikwimya amahoro nuko era kwibuka abawe bagiye. Ndabizi ko ikikwimya amahoro arizo ntambara zo hepfo y'umuhanda no haruguru y'umuhanda. Abaturanyi bakwimya amahoro, ndetse abaturanyi benshi ni abavandimwe, abandi bararyana, abandi baricana. Ndashaka kubwira inkuru nziza zitanga amahoro, ndashaka kubwira inkuru nziza zitandukanye n'ibyo wirirwamo, ndashaka kubwira inkuru nziza zihesha amahoro, ndashaka kubwira inkuru nziza zidahindagurika, inkuru wumva zigakubeshaho zikagukomeza n'igihe uzava muri iyi si ukitahira ukaruhuka ukavuga ngo mwami Yesu uri mu ipfa ryanjye nzahora nkwiringira, no mu ipfa ryanjye mukiza nzahora nishimye. Kugira ngo ugere aho ngaho
nukumenya Yesu muzima, nukumenya ijambo rye, nukurigenderamo, nukuhabwa amahirwe yo gukomera muri yo mu ijambo, umwuka wera agakorera muri wowe, aho kugira ngo urindire abagukorera, ahubwo nawe ukabakorera, aho kugira ngo bagufashe nawe ukabafasha, aho kugira ngo bagusengere nawe usengera abandi, kuko ari cyo Yesu yakoze mu bugingo bwawe. Ndashaka gusengera, ndashaka gukomeza, ndashaka kukwiringiza kugira ngo urusheho kwiringira no kwizera umwami wacu Yesu Kristo, uyu wagendanye natwe kandi wabanye natwe, uyu watugiriye neza, uyu udukomeza, uyu udufasha. Umuntu umwe yaretse idini ye ya gakondo cyangwa iwabo, yizera umwami wacu Yesu Kristo, barangije imiryango iramuca. Arangije arababwira ati ntabwo muriho munca, ahubwo murashaka ko mbikirangirire, kuko Yesu ari muri jyewe. Mwebwe uyu munsi ntabwo nabagarukira, kuko namenye Yesu wabambwe, namenye Yesu muzima, ariko mwebwe muzangarukira. Niyo mutakomezwa n'amagambo yanjye, n'ipfa ryanjye ryonyine rizabemeza ko uwo Yesu nizeye ko sinzamureka. Ikigutangaza nuko uwo muryango wose baje kuba Kristo, bidaturutse kuri uyu nguyu, ahubwo biturutse no ku bandi bose bagiye basenga, batura, bavuga, babohoza, bategeka abazimu n'imbaraga z'umwijima kuva muri uriya muryango, kubera umucyo wari wahavuye, kubera uyu mwana mutoya wari wakirijwemo. Atangira gusengera umuryango, atangira kubwira bene data umuryango uteye, batangira kuwusengera, umuryango wose uragenda urakizwa, abakorera Imana baba benshi, ariko byaturutse kuri umwe waciwe kandi bise ko ari ikivume. Ntuterwe ubwoba n'ibyo wahura nabyo nk'umukristo, ntuterwe ubwoba n'ibyo wahura nabyo kuko wizera, ntuterwe ubwoba n'intambara uri muri uyu munsi wa none. Yesu wazutse, gendana nawe, ni umwizerwa, atanga amahoro mu buzima, kandi ibyo uhura nabyo bizarangira, bazakugarukira, ntabwo uzasubirayo, ariko bazakugarukira bamenye umwami wacu Yesu Kristo. Witerwe ubwoba rero n'abo ngabo ubona ko ari ikibazo, witerwe ubwoba rero n'ibyo ngibyo ubona ko ari ikibazo, kuko Yesu afite igisubizo muri byose. Yatubwiye ko kuri nitukumenye kuzatubatura, kandi iyo tumenye ibyo tuba dukinguye imiryango y'umugisha kugira ngo ize kuri twebwe umunezero mu mutima. Ariko si umunezero mu mutima gusa, kuko Yesu nta gihe cyose yigeze avuga ngo ijambo ryo kujyana n'ibyifuzo byari kumwe nabo. Iyo yavugaga ijambo ari kumwe n'abarwayi barakiraga, iyo yavuga ijambo hari abafite abazimu baragendaga, iyo yavuga ijambo hari abashonje ibyo kurya byarabonekaga, iyo yavuga ijambo hari ibibazo byararangiraga, iyo yavuga ijambo Yesu navuga ijambo kuri uyu mugoroba ku bwawe, Yesu navuga ijambo ku bwawe kuri uyu mugoroba, Yesu navuga ijambo ku bwawe huye n'ikibazo ufite, kugira ngo ijambo rye rikirangize. Guhereye umunsi akira igisubizo cy'ikibazo cyawe, guhereye umunsi akira igisubizo giturutse mu ijambo. Yesu wizeye, Yesu ugendanye nawe, Yesu uri kumwe nawe, akira igihwanye n'ikijambo rya Kristo rikubwiye kuri uyu mugoroba, kugira ngo urusheho kubatuka, kugira ngo urusheho kugira imbaraga, kugira ngo urusheho gukomera, kugira ngo urusheho kuba umuhamya, kugira ngo urusheho kubwira abandi ibyo Yesu muzima agenda akora mu buzima bwacu bwose. Ntabwo azatureka, yabanye natwe, yaradukunze, azarushaho kudukunda, azarushaho kudukorera, azarushaho kudukoresha, azarushaho kuduha abantu bafite ukwizera nk'ukwacu, kugira ngo dukomere muri we. Twatanye babwira ngo gendana na Yesu wazutse. Nugendana na Yesu wazutse, ntabwo uzifuza kugenda n'undi muntu wari wese. Abandi muzabana nabo, ariko bazaguta mu nzira, ariko Yesu ntabwo yagiye duta mu nzira. Mu izina rya Yesu Kristo nshaka gusengera kugira ngo icyifuzo ufite cyo ku mutima wawe, icyifuzo ufite cy'intambara n'ubuzima urimo uhura nabwo muri ibihe bya none. Tumaze iminsi mu marira, tumaze iminsi twibuka abacu, tumaze iminsi twibuka ibibi, tumaze iminsi twibuka iby'abapfu, tumaze iminsi twibuka ibyo
ubugome, tumaze iminsi twibuka ibyo dutekereza ibyo. Kuri uyu mugoroba nshaka kubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo wakira inkuru nziza z'uwazutse, wakira inkuru nziza z'ukwitayeho, wakira inkuru nziza z'ukuzi, wakira inkuru nziza z'uwaguhoza amarira, wakira inkuru nziza z'uwakomora ibikomere byo ku mutima wawe ugakira ukaba muzima, wakira inkuru nziza z'uwaguha imbaraga ukabyuka ku gisasiro ukagenda, wakira izo mbaraga zo kugarura ibyiringiro igihe abantu bagutengushye ugata ibyiringiro muri bo, wakira imbaraga z'ibyiringiro bishya, wakira imbaraga zikinga imiryango y'umugisha ukagera aho utakageze, ugahabwa ibyo utagahawe, ukwezi ibyo yadusezeranije no kubikora azabikora ku ijambo rye riko ritubwira. Mana mu izina rya Yesu Kristo ndagushimira kubw'uyu mugoroba, ndagushimira ko ijambo ryawe ribohora. Tumaze kukumenya Yesu Kristo, ari wowe ijambo rizima, ari wowe kuri, ari wowe tumenya, twagendana nawe tukaba turi bazima, tukaba dutekereza ibyaho tugana mu ijuru, tukaba imitima yacu iri kuri wowe, aho kugira ngo kuri iyi si, isi ihemuka, isi y'abicanyi, isi y'ubugome, isi y'abambuzi, isi y'abahindagurika. Mu izina rya Yesu Kristo ndagushimira kuri uyu mugoroba kuko waduhaye amaso areba kure, tutubaka kubyo turebesha amaso y'umubiri gusa, tukubaka kuri wowe Yesu Kristo, uduha agakiza ukaduha imbaraga z'umwuka wera, agakorera muri twebwe, akatwihanganisha, akadukiza indwara, akatubabarira ibyaha. Mu izina rya Yesu Kristo ibyaha byawe bibarwe kuri uyu mugoroba, mu izina rya Yesu Kristo indwara yawe ikire kuri uyu mugoroba, mu izina rya Yesu Kristo ibyiringiro bikugarukire kuri uyu mugoroba, mu izina rya Yesu Kristo inzozi z'ibyiringiro, mu izina rya Yesu Kristo ndafata mpiri ndabangamira gukora kwa Satani, iyi mitima yagaruriwe na Satani ndayigarura mu izina rya Yesu Kristo, ibikomere ndomora mu izina rya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu Kristo muri ibikomere byacu yomore n'ibyaye kuri uyu mugoroba, akira imbaraga zibohora, akira imbaraga zikiza, akira imbaraga zirenga imbibi z'isi. Gendana na Yesu, gendana na Yesu muzima, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Yesu akwiteho, diplome yo guta agaciro mu izina rya Yesu Kristo, umuryango wo guta agaciro ufite, Imana iguhe kubana mu mahoro, Imana iguhe imbaraga zo kwihanganira ibikomeye, kugira ngo bijwi ry'ubuhanuzi ubashe guhanurira abatazi ibyo twamenye. Yesu wabambwe, Yesu muzima, gendana na Yesu muzima, gendana na Yesu ugarura imbaraga n'ibyiringiro. Yesu gendana nawe, akubera igisubizo cy'ubuzima, akubera igisubizo cy'ibyiringiro byawe, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Kuri uyu mugoroba umwami wacu Yesu Kristo akomeze kubana namwe. Mwari kumwe na Bishop Seburikoko Celestine, ushatse kuvuga nanjye by'umwihariko cyangwa tugasenga turi kumwe, Imana duhaye akanya. Numero ya telefoni ni 07 888 70 90 7 07 83 70 90 7. Imana y'imbaraga, Imana y'imbabazi yazuye umwami wacu Yesu Kristo ikomeze kubana nawe, kandi nawe ibyawe bizuke. Amen. Bizuke. Amen. Bizuke.